Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse. Dusuhuza buri wese aherereye bitewe n'amasaha. Turavuga cyane cyane abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Abari mu gitondo mugira igitondo cyiza, bari ku manywa mugira amanywa meza, kandi abageze ku gicamunsi namwe mugira igicamunsi cyiza. Yewe n'abageze nijoro mugire ijoro ryiza. Mukomeze kugubwa neza. Kuri mikoro ni Tite Kamanzi. Turacyari ku mushinga wa P Network. Iki ni ikiganiro business isobanutse kuri channel yitwa business isobanutse, nkuko channel yitwa niko ikiganiro cyitwa. Dukomeje ku makuru ndetse n'ibiganiro kuri business isobanutse, ariko ubu turakibanda kuri P Network. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kugaruka ku ngingo enye z'ingenzi ngira ngo tuganireho ku kijyanye na phone number verification, tuvuge ku kijyanye na registration, tuvuge kuri tentative, tuvuge no kuri cryptocurrencies zindi zitandukanye. Reka mpere kuri cryptocurrencies zindi zitandukanye. Ndagira ibingibi byo nuko batangariza ni itangazo. Ndagira ngo ntangarize buri wese yuko akwiriye kwitonda, akitondera cryptocurrencies zitandukanye zibasaba kuzishoramo amafaranga. Izi ni hafi ya zose ni ibicupuri. Ni cya kintu ushora mu mafaranga ukwezi kumwe kikaba kirarangiye. Igihanyanyaje ni amezi 3. Ari n'igihanyanyaje zikageza 6 bikaba biragiye. Ibi bintu bikubiye mu cyo twita scam. N'aba scammers ibi byose rwose mwirinde ibi bintu bibasaba kubishoramo amafaranga. Hari nibiza bikubwira ngo shora 1000 wunguke 2. We yungukiye hesha? Hareka ya business koko. Ibi bintu bibasaba ngo nubwira abantu 5 turaguhemba ya nayo. Ni byibano ni bijura, ariko ntabyita gukira numva bavuga ngo ni bijurana. Nabateka mutwe mu yandi magambo. Ibi bintu ndabasabye ni mubyirinde hasi hejuru. Mubyirinde pe. Yego. Iki ngiki nagira ngo ntibanyurizeho. Trading kiriri shoramo urunguka. No. Ibi bintu bimeze bitya mu bigendere kure. Uwo bizarya ni akaziki. Uri umusaza n'ubundi birangira rutse imvi. Ubwo nawe ingaruka uzazibona nyine. Ariko byakabaye byiza kwirinda biruta kwivuza. Ukirinda mbere kuruta kuboroga nyuma. Byaraduhombeje, byaraturiye, twaracitse, turapfa turazuka. Nimurekeraho birahagije. Reka twimayiningire payi kandi tutegereze dore igihe cyayo kirageze. Murakoze cyane. Dukomereze kuri tentative. Nahereye hasi noneho nzamuka ndasoreza ku cyo nahereyeho. Kuri tentative. Tentative iterwa n'iki? Ese tentative ni iki? Tentative approval muri P Network ni igihe konte yawe KYC yawe yahagamye ntiyemerwe, ntihakanwe, irahagamye. Iki kintu njye kubabwira kimwe mu bintu kibitera. Cya mbere ni telefone zitafotoye neza cyangwa se zidatunganye. Hari kuba zidatunganye kuko zidafotora neza. Ibyo bishobora gutuma ugira tentative. Ikindi gishobora gutuma telefone igira tentative no kubidatunganye mu bijyanye na system zayo, zazindi nyambabwira ngo mu ziborokore ziba ziborotse. Mujye muri settings, mujye muri app management, hanyuma mujye muri permissions, mugende muziborokora iziri denied, muzallowing zibe allowed. Ibyo ni mutabikora telefone zagumye hagamye rwose. Ibi ngibi turabikora buri munsi tukabibona kandi bigatungana. Ikindi kintu gishobora gutera tentative ni imyirondoro wakoresheje uregisteringa niyo wakoresheje gukora KYC, bikaba bifite ahantu binyuraniyeho bagukubita tentative. Icyanyuma gishobora gutera tentative approval ni system ubwayo akaba ariyo iguparika bitewe n'ibyo irimo gutunganya. Ntago bazakubwira ngo turi muri ibi nibi gusuzajya kubona ubone biraparitse. Ibyo rwose no bibona ntuzabyinubire, ariko akenshi iyo ari bo biragaragara, n'iyo atari bo bafite uko bagusubiza bigaragara. Mujye mumenya kubigenzura, mumenye yuko ari ikibazo kibaturukaho cyangwa ari ikibazo gituruka kuri system.
hari ubwo rwose banagukubita tentative uriko warakoze ibishoboka byose ukabona barayiguhaye ari nk'uwo bayihaye ejo bundi. Ariko mu by'ukuri nk'irondoro irahuye ariko baramubwira ngo ntihuye. Ibi ngibi ndagira ngo mbabwire ko systeme nayo hari igihe yicanga ikabivanga bikaba gutyo, igihe kiragira bakabisubiza mu buryo. Ariko nko nababwiraga nti systeme hari igihe core team nayo nacyo nyongereho ishobora kubitera mu rwego rwo kujijisha, ni politike yayo mu rwego rwo kujijisha abakiriya kuko babaye benshi cyane, nta kuntu bari buhakanire ngo ibiki, mu rwego rwo kutagaragaza yuko bafite icyuho cy'abakozi cy'abavalidators, bagukubita tentative ukaguma ngo kuzageza ubwo konte abavalidators bayigeraho. N'ikindi ibi ngibi mbabwiye kuri core team biri mu nyungu za core team mu gukomeza kubona yuko iyi konti iri tentative. Ni ukuvuga ngo abavalidators muri iki gihugu niba baparitse akazi kabo ntibagakore nk'uko bikwiriye, ntabwo core team ishobora kubona yuko uwo muntu batamukoreye validation. Rero core team yashyizeho uburyo bwo kumenya ni gute bamenya konte itaragira gute itarakorerwa. Igihe bagukubise tentative, iziri muri tentative barazibona. Niba bazibona rero bashobora kugenzura bakareba ni ikihe kibazo, nabo ubwabo bakigenzurira bakareba ese ni ikibazo cy'ibyangombwa cy'imyirondoro, ni ikibazo cy'abavalidators. Icyo gihe bakanamenya uko bagenza, kuko buri muntu baba bafite uwo bamwoherejeho, bakanamenya uko bamukurikirana. Uyu muntu aguma muri tentative gute, ibyo ngibyo abavalidators bafite uko babikurikiranwaho, barabizi, cyangwa se uko babibazwa cyangwa uko bibutswa. Singiye kubavugira, baraza kutuvugira batubwire amategeko n'amabwiriza yabyo. Nge ntabwo validatinga, batubwire uko bihagaze. Iyo baguhaye abantu ntubakorere icyumweru kikarenga, byumweru 2, byumweru 3, bigenda bite? Validators message zanyu nizo nshaka kugira ngo mudufasha dusobanurire pioneers bamenye impamvu iyo watinze, ese ingaruka zishobora kuba ku pioneer ni izihe, ingaruka zishobora kuba ku validator ni izihe. Hanyuma rero core team uburyo bumwe bwo kugenzura ibyo bintu, kumenya ngo iziri muri tentative ni izingizi, bagakurikirana ikibazo cyazo ni ikihe. Uzisanga bagushyize, iyo ni political experience, uburyo bwabo bwo kugira ngo bagenzure bamanaginge ibyo bintu, babimenye, batazajya bitiranya ibintu. Murakoze kuri iyo ngingo. Icya gatatu ni ikijyanye na registration na KYC. Ngiye kubaha urugero, mwirinde ibi bintu. Hanyuma kandi mwe gutegereza kuzageza payi nyinshi, mukurikirana ibiganiro. Arababwiye mukurikirana ibiganiro, ndabasabye mujye mwumva. Buriya mu magambo menshi mba navuze ntihaburamo 3 y'ingenzi ahuje n'ikibazo ufite. Yamuna mujye mwitonda, mukurikirana iki kiganiro. Ndabibasabye ngo mukurikirana iki kiganiro, bitabaye ibyo ndakurahiye benshi, kuko mbona feedback nyinshi ku bantu kamubagara ati uziko numvise ikiganiro nkumva ibi n'ibi nkamenyaho ikosa riri, ntabwo nari nacyumvise kandi najyaga nkibona. Okay, ubutaha rero reka dufashe umuvandimwe. Ngiye kuvuga kuri iyi ngingo ariko ntanga urugero. Umuntu yaregestarinze payi akoresheje simukadi ya Uganda, hanyuma aza kuva Uganda aza mu Rwanda, afite indangamuntu y'u Rwanda. Ya simukadi ye ya Uganda imwanditseho, urumva, yari yanditse ku wundi muntu, baza kumufasha bayandika, bayimwandikaho. None hageze mu Rwanda, kubera ko afite indangamuntu y'u Rwanda, agiye gukora KYC akoresha indangamuntu y'u Rwanda. KYC irangije ntiyaba approved. Ikibazo ngiye kubabaza ni iki ngiki, muri comment mutwandikire, uyu muntu iyi konte ni nzima, ayikomeze ategereze cyangwa? Ngewe igisubizo cyanjye ni iki ngiki. Namugira inama mubwira ngo nimero ya telefone ya regestarinze si Nyarwanda, muri make imyirondoro yayo ni iy'umuntu udafite ibyangombwa by'u Rwanda.
noneho araza akora KYC akoresheje imyirondoro y'ibyangombwa by'u Rwanda, kandi iyo myirondoro itarakoze registration muri kiriya gihugu iriya simukadi iturukamo. Iyo konte nta mahirwe yayo rwose, namubwiye nti tabara kora indi. Niki ndakirangije, mwe murabyumva muti. Icyo nsorezaho, phone number verification. Phone number verification, iyo ukora verification ushyira amafaranga kuri konti ya telefone, ntabwo ugura amayinite bya bindi n'ibiki amasegonda, ntabwo amasegonda yohereza message, kandi wohereza muri Amerika ntabwo ugerayo ngo uhitemo ngo Canada n'iki, no, biba bisetinzemo Amerika, kireka gusa iyo ushaka kubihindura, aho wahindura hose nta kibazo, ubwo biraza kumenya n'amafaranga ajyayo nahe. Mu Rwanda message ivalidatinga phone number ni amafaranga 80. Ahandi mugendere ku giciro cy'u Rwanda n'urugero, wenda nka Kongo ni 200, Burundi ni 200, Uganda ni nka 350 y'amashiringi, cyangwa ugashyiramo 500 kugira ngo ubikore. Ariko kugira ngo ukore phone number verification ugomba gushyira amafaranga kuri account balance hariya kuri telefone, ntabwo ari amasegonda ugura. Iki kirumvikanye. Hari ababikoraga rero bikanga kubera bakore baguze amasegonda, sibyo? Ushyira amafaranga then ugakora phone number verification. Ibi ngibi nibyo nangira ngo tuganireho muri uyu mwanya, ariko mbasabe mwabavandimwe, buri wese utarakora subscribe d'abord nayikore, kandi mujye mwibuka gukanda like, mutwandikire muri comment, message nazisomye nazibonye, mwakoze kutwandikira, mwashimaga nagarutse. Rero reka mbabwira akantu, yewe nikorera gahunda inshingano mba nibereyemo akenshi ni gahunda za leta, kandi nazikunda, ubwo rero ziba zangose nkabura, ariko rimwe na rimwe ibintu biba bitagenda neza nyine nabyo bikiyongeraho mburiraho, kandi nkumva utanga umusanzu wanjye muri ibyo ni ingenzi cyane kuri nge yewe no ku bandi, rero mbicubiriramo mukambura, kandi nakabaye nkomeza. Ubwo rero aho nzajya ngarukira mujye munyakiriza yombi. Ejo bundi hari uwambwiye ati ariko ubundi wowe tuzakugurira agafanta ryari? Nise ushaka kungurira agafanta? Ati nuko ndi kure, ngaho kandi akanyenyeri, ati ko ntashaka kukagura ngiye nyine se. Wavuganye nande? Ati wenda tuzavugana, ati dufashe dushyirireho gahunda tuzavugana. Navuga nti nzabitekerezaho, ariko nta wakwanga agafanta mukanguriye, nabashima cyane. Turaza kubitekerezaho, tubyigeho na team dukorana, turebe ukuntu twashyiraho uwo mwanya. Tubanze tukabyemeranyeho, tubanze tugakora inama tukabyemeranywaho. Yes, murakoze rero, mukomeze mugubwe neza, mu mining kuruta ibindi byose, mwuzuza ibyangombwa kuruta ibindi byose, ubwo byose birangana noneho, sibyo? Hanyuma mutegereze mufite amatsiko kuruta ibindi byose, nacyo bibaye bitatu bingana, ariko turusheho guhanahana amakuru yo kudufasha kuzuza ibyangombwa kuruta ibindi byose, ubwo ni bine bingana. Murakoze cyane, mugubwe neza, mugire umunsi mwiza.